iyi ni TikTok. Hello, iyi ni TikTok. Muri iyi weekend twagize ubukwe bwa Miki na Aga, ariko habayemo dushya twinshi. Chandele bebe la masaka la musendelero mwana ngweretsa ka promota na Miki nibazaburare nibazabwirirwe nibazimane uzamwana waguhe amajyana amazi migisha ejo no hasi migisha stoke yuzuye inzu furu mugoko haleluya amen reka mamagare buri nguni azabashyireho undi mugisha wa nyuma ababwira ijambo ry'Imana byakora ariko naze buri nguni uri hehe reka tubanza dusenyera umukozi Imana mbere kabaho umugisha babwire sha kurongora ni byiza ariko buri kantu buri nguni ko tutararongoye ni byiza kurushaho. Chandele bebe la masaka Reka Rosine we, nawe ngaho zana impano yawe wihikiriza abageni. Nanze kubaha inka kuko ndabibona ko urwuri rwanyu ntabwo rurimo ubusa. Nanze kubaha imbwa kuko abenshi barayinyita. Nahisemo kubahereza inkoko nk'ikimenyetso cy'urukundo n'isezerano ryo kugira ngo mubane iteka n'umuhanzi w'umuraperi twemera Riderman yise Rusake. Ni muri urwo rwego rero nanjye nyikuzaniye. Nukuri rwose ndabizi ukunda umurimo. Iyi ngiyi izajya igufasha kuzindure mu gitondo. Nukuri rwose. Kandi nawe Miki simbibifurije ariko haje nk'abashyitsi bagutunguye cyangwa se nawe ubona ibintu bitameze neza ntuzicwe n'inzara uyibona. Ndabakunda cyane, urugo ruhire. Nuko byari ibyishimo bidasanzwe. Pastor Claude ngo yari ari kujya mu bukwe agarukira mu nzira. Ese Claude ni iki cyatumye ubu bukwe utabwitabira ukagarukira mu nzira kweri? Agahinda kashi kenda kunuritsa umutima. Kweri ye mpamvu rero umugabo witwa Aga Promota yagize gutya amemvitasiyo n'umugore we Miki. Mbifurije ubukwe bwiza, mbifurije urugo rwiza, ariko kandi ikibazo ni kimwe. Harimo umuntu nyanga witwa Irene Murindahabi. Uyu niwe watumye ntataha ubukwe. Murindahabi Irene nk'uko mubizi yankubise strike 12 zihwanye n'abana ba Yakobo, zihwanye n'abana b'umuryango wa Isiraheli. Ariko se Murindahabi Irene ndibaza, Murindahabi Irene ko ari mu nshuti na Kiramani, akaba umusaza wambaye ingofero, bamwambitse ingofero, Murindahabi yambaye ingofero. Hanyuma rero uwitwa Sabe wa Isimbi TV nawe yari yambaye ikote y'ubururu, yambaye ipantaro ya kake, ariko kandi yambaye isaha ya kasamutwe yayindi ku buryo ushobora kuyireba ukavuga uti dore ikibanza mu Bugesera, dore ikibanza ku Ruyenzi. Isaha Sabe yari yambaye ushobora kuyiguramo ikibanza. Ndangije rero ndagenda, umuntu arambwira ati nagiye ngeze ku Kinamba cya Kacyiru, maze kumenya ko Murindahabi Irene amaze kwinjira, ndavuga ngo ntabwo ngiye muri ubu bukwe. Dore uko byagenze, mutega amatwi mwumve uwitwa Sabe na Murindahabi Irene, mwumve uko byagenze.
Claude we iyo mpamvu ndayimeshe. Kenisi we ngo yabivuga akabisubira nyuma yuko avuze yuko abantu ba hostinga ngo biriya ari uburaya. Arongeye arabitsindagira ati nzabivuga mbivuge nongere mbivuge. Naje kubwira. Urabona nyuma ya cya kiganiro twakoze hano nkubaza nti ubundi guhostinga niki? Hari ukuntu wansubije. Bigera umbwira ko kubwa ubona ari uburaya. Oya buretse ijambo there is a misuse of the word. Sibyo? Nukuvuga ngo when I say that I'm going to host you. Nukuvuga ngo ndaza kukwitaho. Mwakire. Iyo yaba no kunyakiyungurira. Buretse aba bantu mushaka mumbwira uyu munsi niba bavuze bati wenda uyu mwana wanje yitwa nde Isimbi. N'urugero umukuru n'umwana wacu hano ukora hano. Ya kuri reception. Kuri reception. Uvuga tuti araza ku hostinga wenda kuri XYZ. Sibyo? XYZ lounge. Sibyo? Ubundi ni reality. Ahandi uwo muntu yakabaye afite entre niba uhageze bwa mbere akwishyurira ikirahure wenda cya wine ari wowe uri bukinywe ni ikikwero kaminga katasovu kandi akakishyura. Urabyumva nyine kikwakira ni uri bukiguhe. Ikindi cyangwa se ukagera ikirahure cya champagne cyangwa group bottle of wine champagne n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Aba yaguhostinze. Ariko izi scam zo kuvuga ngo nimuze ndaba hostinga ukahagera ukaba ari wo wigurira ubwa mbere. Urabyumva neza wari uri mu kwigurira. Icyakora ni ikirero ndashaka tubwizanye ukuri. Hano mfite nyuma y'izi ntuza zakozwe harya mu bita gute izi ngizi nyine za space n'ibindi badukubise kuri space nyine. Uretse gato reka mbabwire abagore bandi inyuma banambwiye bati haruri tayari ufite tumwe mu tubari. Abo ba hosta cyangwa se aba hostinga barwanya dufite indaya zari muri ADPR n'indaya z'abagore bubatse basambana n'udusore duto duterura ibyuma. Tukaba dufite abagore bubatse bafite abagabo bibashye bajya muri sauna kurongorana n'uduhungu tukiri duto. Hanyuma abagabo namwe mukaba muri kushudika n'udukobwa tukiri duto. Ntabwo kuba umwana yahisemo guca inzira ye karinda. Ikindi buriya ntabwo wajya guhamya ko hepfo bacuruza urumogi utararuguzeyo. Ayiwe ndabigirane ku hosta bonsaraje. Uyu nawe ati ni gute wagenda ijoro rimwe ugakorera miliyoni 3. Ngo n'abahungu babukora ngo batanga iby'inyuma we. Uru rubyiruko rwo mu Rwanda uri munsi y'imyaka 30 ushaka gutunga amafaranga, ibintu bizakwinjiriza amafaranga byihuse, aida uzaba indaya
ya VIP aribo bavuga ngo bari abahosta ni indaya za VIP siko babivuga yego kandi nujya kureba nawe wareba amafaranga binjiza inshuti yanjye umushahara wa miliyoni 3 hano mu Rwanda uri hejuru ya minisitiri umuntu uhembwa cyakoze wabibwira yagwa muri koma ahita bakora muri za UN ese uwo mugore uhembwa ijoro rimwe ukora uguhembwa miliyoni 3 fata ukwezi kose noneho agize gute afite ibyo biraka ahubwo uwo mugore yatunga umugabo bigakunda urara muri ako kazi bigakunda ntago bizakunda yatunga umugabo umwe fata ingero nyine azatunga benshi akazi ko mu Rwanda uzi ukavuga ngo kariya kazi umuntu bamuha miliyoni 3 kwijoro mwijoro rimwe byo ni $2,000 by'amadolari eske uriya mushoramari washoye mu kabara aracuruza inzoga yiza no muri quartier acuruza yego ibiciro ntago bigize gute bihuje cyane kandi imisoro irangana mbwira nawe wowe dukurikiye koresha ubwenge bwawe bukeye Imana yaguhaye IQ iriya business yinjiza amafaranga mu ijoro ringana iki ku buryo wakoze ijoro rimwe bamuhemba miliyoni 3 ku buryo abagore bakarwaniramo ko tutarabona abagabo baza kurwana banari yose ntibagakora nabo barahari bagakora ariko nabo bacuruza iki semungu nawe aragakora bacuruza nyashi nari yose none sibyo n'abagabo baragakora hari ba mikorojeni hari ba nariyo hari ba benda ari benshi bagakora ni benshi sibyo abo bose nawamenye ibyabo reka da iye ngayo nguko ese koko Masava ngana na Aisha cyangwa barakubeshyera kandi njye na Aisha muri iyi mihanda Aisha muri gereranya Aisha uzi ko murusha 16 Aisha turangana Aisha tunganya umurusha 16 indangamuntu ejo narayirebye kuko Imana myaka yose uzi ko umurusha 16 sha ubwo after 14 bikabasa umaze imyaka 11 ukoze divorce ashaba Masava ako wadaye ko shabe umwami we ya ako nangira amateka nge ntaryoshye none se wabigira gute mwana akibaze gushaka igihe cyo gushaka kitaragera ukanatandukana icyo gushaka n'ubundi cyari kitaragera nasi nashatse umwaka umwe ako nanjye we ya ako namaze none ko wari waribagiwe kuri mukuru se Saba akaba bikwibukije ubu we nta pressure ufite ndavuga pressure yo kurongorwa yo kurongorwa erega njye nararongowe Sabe nta pressure nta mugabo ugira nararongowe nigeze kurongorwa warongoweho narongoweho ariko nari umugabo habwa intebe rongorwa neza rero oyi impamvu abangaba mba numva mbashyigikiye n'ubwa mbere ibyo bintu baba babigiyemo njye nabibanjemo wowe nuvuga ngo ni ibintu nzakora kubera yuko nabiteguye ariko apana pressure ntago bumva nyine nkakora kwa Haga na Miki nawe waba ufite umugabo ku ruhande muri abantu nyine bameze neza erega namushatse sinamubura haraburi rero ndengera atagishaka ntabwo ndamushaka wo kurarana nawe uramufite yewe ese ushatse umugabo murarana wamubura nese mufite kandi nzasubana nawe wo kubana nawe nyine wo kubana nawe niwe bigoye ariko wo kurarana nawe ntabwo biba bigoye bitagora bigoye gute hari ahantu hari isoko ryabo ariko ngo mu Bushinwa hari isoko ry'aba boyfriend n'aba girlfriend none se gukere umugabo murarana uyu munsi kabwira shema tudutaye yabyanga kandi kashema nagataha ariko irondo ryarankubise barankubise ariko ngo mana niba uri Imana wamvanye mu muri barankubise bije wa mugabo barankubise nabone nge muntu akuzwe muri iki gihugu nk'ibyihene nk'iby'igitoki nta mugore nakubise nta mwana nakubise ariko ukuntu nakubiswe niyicara ubusa bamaze kunkubita baje kuntoromatiza bakajya bantera ubwoba ngo nimvuga ko nakubiswe ngo bazamfunga icyo kintu bamashyiramo ikintu cy'ubwoba mbana inkoni reka tube tuvuye ku bakubiswe bari inkoni bakazisesemwa Young Grace we ngo nasiri ngo byagenze bitera
Nasri twariganye uziko Nasri uziko ninjye wamukopezaga mu ishuri oya indirimbo yanjye ya mbere nakoze yamayemo uturongo pe tukiga twariganye muri S4 ndibaza ya nyine namubwiye nshaka kuba umuhanzi ngiye kwandika mfasha kwandika rero ni umunyamakuru w'ibintu bya sport twariganye ariko waramukopezaga naramukopezaga cyane ibintu bya geography nta kintu yafatagamo Nasri. A few moments later. Waciye agahigo ni Rugema da kugikora kozi bara ni Rugema aducyurira igikoma abantu b'abagabo Rugema nanze gucyo nkambabwira ariko nasaze mu igikoma mu gasafuriya mu gasahani ndabone karabaye zega Rugema bambwiye ati tugera handi avuga ati mvuga nti karakantu ngakunda ariko ntuhaze igikoma cyane mu muntu wanyuriye igikoma fo ariko narakubwiraga ariko icyo gikoma urimo kunywa buriya narinze abantu babiri banza kugucyurira abantu baryohera narinze abantu babiri banyurira mupenzi hiyongereyeho undi rero oya Rugema we naramurebaga nyana hiyongereyeho undi inde wamukopeje se oya nanjye sinjye ubivuze wamuhetse kuri najya arangije ishuri ko twakoperaga imibare ugakopera geography ko geography yoroshye cyane nasiri koko ngize ikintu wari ukopera geography koko ubwo shimi byagendaga bite ufangiye kukubaza ikintu oya subiza ufangiye kukubwira ikintu oya dusubize turakubajije wakopera geo si n'imibare byibu buri umuntu iyo yakubanje hari aba yagusoje ariko se umuntu yaba atariza akagukopeza indirimbo se nese bwayo kandi mwariganye hanyuma indirimbo mwamwandikije kwandikanye indirimbo naramwandikiraga ntabwo yari azi kwandika kugira ngo nawe ngo ukora akantu ariko buriya niba warakopeye ntukopere izina warakopeye wakopeye neza waragerageje ko buriya watangiye burangire agiye gudepoza document usanga Young Grace babiri ubundi bwari uburyo bubiri niba warabashije nge narigaga urumva nge nariga oya nyine ntabwo ikibazo wowe cyabaye ko wakopeje geography twe twakoperaga imibare yo gukopera geography ariko yakurwanyeho umwana w'umukobwa pe nimba muri inshuti yawe uramukunda Nasiri nimba utakunda Young Grace uri ntabwo uri umuntu yakubanye bagita guhega jewe yakoperaga iki ariko ubu kumenya ngo kapitale yanuze Addis Abeba icyicaro cya Loni kumenya ngo Washington ariko akabaranya iminsi Benjamin oya undi utaje yarakavuze reka gerajya ko wese nanjye nagashya kabaye ko umuntu wakopeje yanyandikiye jewe nicyo kintu twakuraga tuzi taze nanu twabivaye yanyandikiye ku wa mbere Benjamin wa mbere saa 11:38 zani ryari za kumugoroba ngo Young Grace yakumanutse neze ntiyabivuze ngo koko geography kana sana bakopeje nakabwiye koko jewe ibyabaga ari ibintu byisana ubuzi wumvishe mu makuru nta kintu abaguzi muri abana baganire muri quartier ndabizi Benjamin inshuti ya Ndayisaba sibyo Ndayisaba samubaze se ejo uzanzanire beti ndeba amanota abona ngo muri geography ntiwabura nimwe ndazifite pe ejo uzanzanire ndebere ndashaka amanota abona ngo niba yarafite menshi kuko yakopi ariko ugene ariko nawe ngo uzanzanire ngo amanota ndebe kandi arabona kuko yakopi sugo nbeje nawe uko gusanga ahubwo yaruzuzaga ariko yakopera ku muhanga ahubwo nzaruzuzaga yala abara gushakisha umuntu amwigishije basi waretse se nkaguha umwarimu wanjye witwa Mary wajewe yarakumenye gute se ko kandi yarabonaga ntabwo yigeze abafata kuta brosa rujuja warasobanura yarabizi ko nari nteye ubwoba muri jewe ariko ubu waravuye muri sport wabaravuye muri iriya misozi noneho ugenda umanuka waraje n'amaguru ukananirwa geography mu Rwanda abaturage ari 15,000,000 sibyo nibyo leta ikicara urumva leta ikicara ikavuga ngo abaturarwanda ni 10,000 zingahe 15 ikavuga ati leta igafata 15,000,000 kuva muri konte ya beneri ikavuga ngo buri munyarwanda tugiye kumuha amafaranga leta igafata 15,000,000 kandi abanyarwanda ni 15,000,000 yego buri munyarwanda yabona ngahe igihumbi 15,000,000 buri wese aba ari igihumbi arahawe buri wese bakavuga ngo zino tugiye kuzibagabanya buri muntu wese ajya atwara igiceri cy'ijana kugira ngo bihure inote y'ijana ngaho karaga ubwonko nayo twumva
turabeshya ahubwo buri muntu buriya leta yajya igenda imutamo akajana ibihumbi ijana ntabwo mvuze ijana rimwe ikigenda imutamo akajana uzi ko ari miliyoni 15 z'abanyarwanda bagafata na miliyoni 15 uzi impamvu bitarimo guhura ntabwo twabaze inyinshi za boso munsi ntabwo twabaje n'abatwite mu nda niyo mpamvu barimo kuba amanyazi. ayiwe mbashije kumirwa kanyo rata tugira inama twumva ikintu cyakorwa ngo ubushomeri bugabanyuke mu rubyiruko twibwirire kanyo. hakorwa iki kugira ngo ubushomeri bugabanuke mu rubyiruko no mu bantu muri rusange? Yes, thank you. Kugira ngo ubushomeri bugabanyuke nuko hari abashoramari baraza mu Rwanda, hari leta yacu muri rusange nayo irakora igakora uko ishoboye kose kugira ngo dukore iki, twubake imihanda. Ubushomeri burarangira niba utazi gufata igitiyo unakufa sasa, niba utazi gufata ingorofani ngo uyisunike unakufa sasa. Mugomba ubushomeri kugira ngo burangire oya mugomba kumenya gutwara ingorofani, mugomba kumenya gufata igitiyo, mugomba gushobora kwikorera ibitaka. Reka tube seriye bana. I'm serious and very serious. None se wowe ubushomeri zarangira mugenda mwicara mwicaye muhagaze gusa ngo tegeze ko bazaduhamagara. Genda uhamagara uvuge ati ndashaka akazi, bakubwira uzi gutwara ingorofani uyitware, tutitaye ku by'amashuri, tutitaye ku bwinshi dufite abanyeshuri benshi barangije, ukavuga uti ngewe ndatwara ingorofani nta kazi nazakora, ngewe nzi guteka nabyo twari turabisuzugwe nk'abagabo ngo nta mugabo watekaga. Ubu ngubu hari za karinari, hari karinari school. Niba utarabyize ariko uzi no guteka ibishyimbo nibuze guteka ibishyimbo bikunanire ngo ntabwo uzi gukora, ngo ntekera ibishyimbo kweri gashyiramo amazi kabiri bigashya, byaba imitura byaba ibiki ukabiteka mpaka bishye nkaguhemba, nibuze nkaguhemba n'isa n'ibiryo ukarya ugahagwa ataha tuka njyane. Sasa ntabwo muzi akazi ngo akazi kazarangira gute, uvuga ngo rero kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ngo kurwanya ubushomeri ni uko twakwemera abashoramari bakaza mu Rwanda bagakora amakampani, baba abahinzi baba aborozi, ariko ukamenya uti abana b'u Rwanda bari tayari kugira ngo bajye hariya baragire ihene, inka. Warize wize university ugomba kumenya kuragira, ukiga no gukama bikunanire, ariko gukama biro birakomeye, gukama inka zabo birakomeye. Ndakurahiye niba mu Imana ntabwo wakama inka ibibi ugira ukajya gutya, ntabwo ari umuntu wese abishobora. Ukamenya ko ugomba gufata isuka rero twarayitaye ngo twambara amakositime, twambara za bodaboda, ngo twambara bawusa, niba ari bawusa cya gikabutura cyandana kitwa iki bambara bogusa se niki, ugomba kumenya kwambara box ariko wakoze. None rero nukuvuga ngo wowe niba uziko ushaka box igura ngahe, nigura 3,000, ugomba kumenya uti nzabona 3 gute ngure box nk'izabandi, aho kwambara ibikabutura binuka nangwa byacitse. Aha buri kantu na buri nguni ngo baricaye barongera barabyibuka. Ngiyi niyo sikamu bikekwa ko yaba yarabaye mu mateka ya showbiz nyarwanda. Ariko sha muri buku kuna gapromota na Miki bakundanaga twabafata bakajya birirwa bavuga ngo nababyara. Ibi twanze kubivuga kugira ngo batavuga ngo turimo turarwanya ubukwe bw'abandi, bikaba byabindi ngo nabukwe butajya batabugeze intorezo. Maze turitetera kuko n'umuntu bitaga Kapiteni Regis wamenyereye ibintu byo kugenda yikinisha amafilime y'igisirikare, yaravuze ngo reka kanama nyanga gapromota ari gukora kugira ngo antware Miki. Tereka kuri za YouTube baravuga ngo ntago ari ababyara ahubwo barakundana. Ibyo ntibyamubujije kubyuka atsindira ikintu cy'igikuta gikomeye cyane, bavuga ati icyo ni igipine gishaje nimukireke kibe kibomborekana. Reka iby'uyu munsi tubicumbikira ahangaha, naho TikTok nakagaruka. Bye.